oya ntabwo nzatinda. Mabuja ateka neza we Yesu ngiye guhita mbyibuha n'amabuja ndanganya na mabuja. Umwe nimero yawe nta kibazo ndaza kuza kuvugisha sibyo? Sawa. Ndababwiza ukuri yuko uno mushiki wacu no mama Teta nta kindi yazize bamwereye mu cyayi. Ingana kiryoshye. Iki kijumbo kiraryoshye. Yego. Uziko runo baruroze kuva ku basazi kugera ku bandi. Izina rya Yesu. Egerori. Sheri rero rwose ngiye mu kazi. Ngiye mu kazi, nagize akazi keza. Ndatekereza yuko ndi buza nanone imeze neza tugakomeza kuganira. Kandi nizere ko ntawe natarafite sheri. Mama Teta yagiye. Niba ntaryakije ndasinda. Icyo nzi. Uyu munsi urakubitwa. Ikindi cya kabiri amagambo namubwiye arahagije, uretse nza kureba finale yanyu. Gusa ufite umugabo mwiza. Ariko byanze bikunze ndakora ibishoboka byose ku buryo mwegukana. Nta nubwo karagaruka. Uragakubitwa n'imodoka mu muhanda. Beata. Beata, karame mabuja. Umva gira vuba nzane icyayi. Ariko ya makosa turaza kuyaganiraho. Gira vuba nzane icyayi. Amakosa se nakoze iki mabuja? Gira vuba tugaya icyayi ndashaka kunywa icyayi. Urumva? Nyine icara muzanira icyayi. Nose urakinuma ko ugiye. Oya gera gishyira hariya. Nzamwemeze. Ko daforoza nawe navuyeyo nawe mwizeye. Ninshyira mu gikombe mabuja arabibona. Ariko ninshyira mu cyayi ntabwo mabuja aribona. Ndashyiramo bikiri icyayi. Uyu munsi ni nakuroga. Ndaguha ibigusaza none uretse. Ariko ubundi reka no gushyiramo dukeya reka mbumariremo. Utaza kukimfatana. Nubwo byumvikana. Mama Teta naje kubategurira icyayi. Ndaje. Akira mama Teta. Nakoze. Kibagere ku ntebe. Wisubireho. Mama wa mukobwa we. Ndi umwana mwiza. Siko numva kiryoshye. Nubwo gishyushye kweri. Nari nabakoreshe mabuja. Ndabizi ko udakunda ibintu byose cyane. Ndabizi ko udakunda ibintu byabaye ibintu cyane na mama. Mama Teta ubaye iki? Ubaye iki Mama Teta? Ubaye iki Mama Teta? Mama Teta ubaye iki? Ubaye iki Mama Teta?
papa teta akayitwara umugabo wanjye hano byagenze bite? Umusore yabaye mwabaye kiba usamwe inzoga kandi umusore ufata umurongo umwana mwiza mukenyera igitenge umugabo wanjye we mufata we afite imodoka umugabo wanjye ufata umuganisha ngaho fasha gura umugabo wiwe hamagara fata telefone umugabo acha we telefone ngiri ndakura we ndakura hamagara zirimba ndabica ndakura uri hehe wumva tebuka umugore wawe sinzi ikibazo yagize ntabwo urimo kumva amajwi we tebuka wirukanka tebuka umugabo we sheri bebe Sheri. yasubira mu nzoga akana keza Sinamusengera arakirara. Mana. Bareka mamagara mushiki wanjye umugabo wanjye afite imodoka wacu mureka mbyina umukozi w'Imana dufatanye kumusengera rwose. Ibi birarenze. ese umugore yabaye Ibi birarenze. yewe yanciyeho nimugoroba avuye mu kazi Alo. Sha, wagize ikibazo. Ndabona yasaze. igare None ko numva ko nanyitaba mu izina rya Yesu. Mana yanjye we. Alo. Sha, umugore wanjye mwana ndabona afite ikibazo nimba yasaze simbizi. Ndagira ngo uze udutabare. Hanyuma ndebe ukuntu najya nahamagara pasiteri tugafatanya kumusengera. imodoka Umva bavandi nimufashe tumujyane mu nzu hamagara umushumba mukuru afashe tumusengere. tumujyana Ubanza yasaze dufashe banguka udufashe. azaba tata wunda usanzwe bwari bibi Sha ndabona byancyanze nuko niba ese ubundi Betty ntaherutse nanjye ajya kuhuruza ntabwo yari yazi Betty subu niwe bamurusha ariko sinzamenya Betty subu yagiye ntabwo nongera kumubona ni ibiki sinzi umuntu ko mangana pasiteri Sha ni karibu umva nanjye nagiye kubona mbona ameze gutya sinzi ukuntu byagenze none pasiteri kamuhamagare abagore nako kudufasha nawe araza alo pasita waza dufashe mwana ariruka
mutuze. Mama teta mutuze mu ijuru hari Imana. Ubu mumfashe tugiye gusenga Imana igiye gukora igitangaza. Arakira. Mu ijuru hari Imana. Y'abadayimoni. Mumfashe dushime Imana. Mumureke aruhuke. Mumureke atuza. Data Mana igira neza. Mana yo imbaraga z'Umwuka Wera. Ndagushimye cyane ndaguhimbaje muri aka kanya. Ni ukuri ndasabiriza amanuka weshe icyubahiro. Ni ukuri twakanyuka muri y'abadayimoni yose. Ni ukuri data mwiza. Uyu ni umukozi wawe. Uyu ni umugabo. Ni ukuri Mana. Mukize mu izina rya Yesu. Iyi myuka mibi yose ndemuka mu izina rya Yesu. Okesha. Bakasabira izina rya Yesu. Oshi. Ni ukuri Satani va muri uyu muntu. Satani va muri uyu mukobwa w'Imana. Ni ukuri Mana. Uri Imana yo mu ijuru. Ni ukuri data mwiza nk'uko Sadraka na Meshaki bagusenze ukabumva mu itanura ry'umuriro ugurumana. Ndakwinginze cyane ngo no muri aka kanya ukizure mu bwaragu wawe. Ni ukuri Imana ihesha icyubahiro. Ni ukuri Imana ndagushimiye cyane ko wumvise kuzenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Mwicare mutuze nta kibazo. Mwicare mutuze arakira. Arakira. Mu izina rya Yesu. Umva kandi ni Imana ikiza. Ni ukuri Imana yacu irashoboye. Ndababwiza ukuri yuko uno mushiki wacu no mama teta nta kindi yazize. Bambereye mu cyayi. Umukozi wakoraga ahangaha wundi ari hehe. Mu mbaraga neretswe. Mu bushobozi mpabwa na Mwuka Wera. Mbonye neza yuko yaherewe mu cyayi. Umukozi uri ahangaha ari he? Ntamubona? Ari hehe? Sinigeze mubona. Nanamuhamagaye ndamushakira. Ahubwo ni ngewe waje guhuruza iwanjye. Ngira ko tuzana ntawe nigeze nujya kubona hano. Humura urakize mu izina rya Yesu. Ni ukuri mumfashe dushime Imana mwicare dutuze. Hano hari ijambo nshaka neza yuko tugiye kuganiraho. Dusubize ibyiringiro. Ritwereka yuko Imana yacu iri mu ijuru yuza abantu bose. Ni ukuri hano hari ijambo riri muri Danieli. Ritwereka neza abagaragu bayo batatu, Sadraka na Meshaki na Abedinego. Uburyo bizeye Imana banga gukorera igishushanyo cy'umwami Nebukadinezari. Banambye ku Mana. Ni ukuri Imana yabo yarabatabaye kandi yabatabaye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Abaraho bose barumirwa babona ibitangaza by'Imana. No muri aka kanya rero igihe cyose duhuye n'ibibazo ntabwo tuzabura guhura n'ibibazo muri iyi si, ariko Imana yacu izadutsindira ibyo byose. Mu by'ukuri mumfashe dushime Imana muri aka kanya, kandi umuntu wese wese uri hano muri aka kanya mumfashiriza hanga kuya twese hamwe dufatanyiriza hamwe kwakira imbaraga Mwuka Wera. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Umugore wanjye arakize. Wakize. Mu mahamazi amwe ni ukuri Imana ikoze ibitangaza. Imana ishimwe disi umugore wanjye arakize. Yaragiye neza. Kamushyira mujyane kuruhuka. Reka nanjye mbe nicaye hano gato tuba tuganira. Imana irakoze rwose. Yahaye amavuta umukozi w'Imana. Kiza cyo gutura ntamugirana narimbaye wande ko. Imana yacu irakomeye. Pastor murakoze rwose. Turabashimiye ukuntu mubana natwe uko bukire nuko bwije nuko mudusengera iby'ibirori. Naringiye kumuhamagara nibirebira. Reka mu ijuru hari Imana ifite imbaraga zirenze ibyo byose. Bara n'abapfumu ntimukajya mwizera imyuka mibi. Impamvu namwizeraga hari undi yavuye nawe arakira, ariko ibyo katakize burura no ngona. Mujye mwizera Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru. Ariko se mwambo biriya ni ibiki koko? Iriya ni imyuka mibi nyine ya Satani. Imyuka mibi se muramukazi wanjye yari muzima. Ejo nitwa turi kumwe ejo. Nanjye Jean yavuye ku kazi. None se mwambwira ko wowe mu pastor wambwira ni ntabwo tuzabura guhura n'ibigeragezo. Dutekereze uriya mukozi waje umpuruza akaba ataranagaruka nanga ako kana kantu no mukumva. Ibyo byose nanabizi by'umukozi. Ngiye ko batata mamagaye. None se pastor wamushakisha uriya muntu nkamwica cyangwa bakamu. Oya toka Satani. Umuntu ushatse kumwica umugore. Oya. Ubu se ntabwo ubonye ibitangaza by'Imana. Uragambira kwica umuntu kandi Imana ikoze ibitangaza byayo. Ntabwo ubonye imbaraga z'Imana uburyo zikora.
Imana ikubabarire cyane. ariko keje nayo y'abavandi bariya si umukozi nibamba Imana irakoze dukira uriya mukozi yari afite imyuka mibi cyane yo gukorana na Satani. akanje hagiye kubona yashakaga kwigarura runo rugo. Ushatse kuvuga abakozi Muri nacyo yabikoreye yaraje uriya mugore kugira ngo asare yirukana ku gasozi narangiza kwigarurire. Imana ariko yacikoze ibitangaza. Azi pastor nta kibazo ndi yarafitanye na madamu. Nta kindi kibazo ni icyo. Yagerageje kwitwara neza. Yagerageje kugaragaza ubushake bw'Imana muri we. Ngo rero igihe kiragiye kandi mfite gahunda nyinshi. Hari abandi bantu ngiye gusengera, hari undi muntu urwaye uremba imeze nabi. Nawe uhuriranye nuko yari amaze kumpamagara ariko ndavanire kambanze nca mukomeze kuba imbere y'Imana. Kandi musigare muganira nukuri ariko mbere na mbere muganire ku ijambo ry'Imana. Kuko umwami wacu Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Ibiro ni ibihe byo gusenga cyane kandi tukuzuza imbaraga za Mwuka Wera. Bavandimwe rero muri byinshi kandi ngomba gutunganya kugira ngo ndusheho kugumya gukora umurimo w'Imana. Pastor kananye nguherekeze. Anje ndagutumiye wanyu uzaza unsura ariko. Nta kibazo. Niwo murimo nahamagariwe. Murakoze cyane Pastor rwo kambageze kwirembo. Nzeta. Humura buriya yaceceka ariko n'ubundi imbere cyane kuko imbere ahangaha hari byinshi cyane ushobora no kugusha urasabwa no guhagarara mu mbaraga z'Imana cyane. Urakoze cyane rwose. Imana ikugirire neza. Urakoze Pastor. Ahubwo se ubundi mama Teta ni mukuru wawe mutwanye. Papa Teta niwe musaza wanjye. Papa Teta ni musaza wawe. Cyane ide nibera hano ko nkodesha nkorera hariya mu nganda. Nuko nyine nari mpurujwe ntabwo nakoze uyu munsi. None se wowe basimaje kuganira nawe bambira byatangiye gute? Nanjye mbonye umukozi wahangaza kumpuruza. Ndahaza ndahura no kuva yaza kumbwira ntaragaruka. Papa Teta mpamagaye ndi mu mirimo yo mu rugo do ukunje. Niko nari maze mu rugo. Ndavuga se mama ibibazo kabisa. Tabaye. Kana hamwe igihe cyose mwe kwiyambaza ko tumenya nyungu amazina ni Mico. Mico. Ani yitwa Karine. Karine. Afite kuzina keza. Karine. Nese mu rugo naganaye. Mu rugo ni Rwamagana. Rwamagana. Uzi ko iyo menya kuri mushiki wa Papa Teta mwana Papa Teta mba namwigize inshuti cyane nkamwegereza. Yegeye. Cyari umwana mwiza kabisa. Oya. None uri singo nta kibazo nanjye turi nta kintu kiriho. Cyo. Nyine inshuti zihura mu byago no mu byishimo. Ariko wowe uzisetsa nyina waryo uvuga gute? Usetsa nyina wataye umwana bavuga gute? Ntabwo mbizi nayo rwose. Ariko cyo nyine urasetsa ibyago uzanye ibyo kuvuga ngo iki? Papa Teta naza nta kindi kintu bitanga leta ngenda profite ni natara atari yaje. Zerka mwami. Yes. Suri hano se muri iyi minsi? Ariko kaza kabaho. None se ibi turi mu byago. Ibyago nta bira ni ibintu bibaho nese wari wapfuye. Nzabasura. Hani ibintu bibaho rwose. Nzabasura ndetse yanjye. Papa Teta katinze kandi nanjye mbona nshaka kugenda. Ubu nagenda ataraza. Nta kibazo nagenda. Aramerekeza ariko. Oya najya nsezere ngende ntacyo uramubwira ko nagiye. Ngo namubwire. Igera mubwire. Nijambo nshaka kubwira.
ngwino nkunda nta kibazo kiri mu ubwo kuko si biri ibiki koko uziko runo rugo noneho baruroze kuva ku basazi kugera ku bandi ntazi kuntu abavuga asiko mubwiye ijambo ry'igihishwe nashaka kukubwira basi nyemera mbikubwira mbwira kunzi Bikwe ku mutima cyangwa nuko mbikubwira murakoze babyeyi Gumaye nimero yawe nta kibazo kundaza kuza kuvugisha sibyo sawa sawa kuzikora n'urugo baruroze neza ngaho basaze ntazi ibyabasajije ngaho basaze ngo kubera bankunze ntazi n'ibya anzi nasuri avuga ubu kwa papa teta ko banyirukanye nkanje ruwize mukama wanje ndaja hehe ubu ndaja he indaro yanje ni ngaha none mana yanje ubu buzima buzogeza hehe ndi muri ubu buzima bubi ubuzima bw'umwanda ntacyo mfise nshira mu nda inzara impuzu reba ibirato byacitse byose simfise amahera simfise indaro mana inzara reka ndabe ico nashira mu nda inzara none ndakuraho amazi yo kunywa inyota inzara impuzu zacitse zose kwa papa teta narimbayeho imana iranzi ingana ikiryoshe iki kijumbu kiraryoshe yego bite Louis kuri hano uri hano bimeze bite ndi ngaha nyene ntabyo muraba bimeze bite murahaze Hamagara papa teta. alo mujende Louise we. banza ari n'abasumba wi papa teta dusanze Louise wa mukobwa wawe ahantu yicaye ku muhanda uzi ukuntu ameze tumiwe shaka ukuntu ugera hano Si Louise we. Yes. uzi ibintu ari Ibintu ugomba kubibabwira. ntaco ndarenzaho Ni utuzi Louise we. reba ukuntu hari ameze kiba kwa papa akazoza teta kawe Ndebera we. kazaba keza Yes we. nawe ubundi sha warakoze imana iguhumugisha we oya nta kibazo nari mpfuye ninjye washimye imana abana we shaka rero imana iguhumugisha ibintu wankoreye umva nari mpfuye umukozi yarangejeje yo sinishura amahera indaro yanje ni ngaha narajaga ubuzima bwanjye Mwana nyagasani Louise